tinyuka kabana ameze gutya. Mike ngewe ibi bintu ndabirambiwe kuza undeba wasinze n'amacupa y'inzoga hano ni mu kabari. Genda birambiwe umpa amahoro nguhamagaye umunsi wa mbere wa kabiri wa gatatu nta kumfata, icyumweru kirashize ubonye kuza kundeba n'amacupa y'inzoga. Si wundi wabuze ibindi bintu wanywa mu gito ukaza kundeba n'icupa ry'inzoga, se ubwo unyuze hehe? Wagiye wiyuba urandebera koko? Ako nagasuzuguro. Ngenda birambiwe rwose, mbabarira umpa amahoro. Ngiye rwose ndakwinginze mbabarira aho bigeze, ndarambiwe. Mpa amahoro ibaze kugenda n'icupa ry'inzoga. Wese yinywa n'amazi basi, wabuze ibindi bintu byo kunywa. Ariko ufite ikibazo ki? Niko ufite ikibazo ki? Ikibazo ni icupa, ikibazo ni njyewe, ikibazo ni ikihe mu by'ukuri? Uburyo wagiye uvuga ngo ndi mu nzoga, ndi mu macupa, urareba ukabona kubona aragukunze ari uko narabuze abandi bantu nakuri. Erega hanze hari abantu benshi kandi beza, kubona aragukunze si uko narabuze icyo nkora, sibyo? Ibyo bintu rero ndakwiyamye ntuzongere, wabyumvise? Ntuzongere kabisa. Sorry. Gerageza ibyo bintu ndashaka ko birarabigeze kuri uriya mukire kugira ngo turangizanye kontara dufitanye nawe birangire, sibyo? Babarira kabisa, ndakwinginze. Gera vuba kandi birageze wihutisha, sibyo? Sawa. Karibu. Nizabiti. Kutansuhuza se. Abaiki. Karibu. Habe no kunyambira. Ni karibu. Amakozi. Neza. Shari ni karibu. Akoze. Amakuru se ko tudaherukana. Siko umuntu utishimye wabaye. Oya isanzure, sibyo? Sanzure kandi ndabizi usanzure, sibyo? Niko. Bakwakiriza gakise. Bakuzana ko sendi barishara. Bakuzanira kakantu kakunda. Shawe ko bakuzanira kakantu kawe. Sibyo? Wese wabaye. Koma utishimye. Shaka koko ari kunca amarenga mwa. Mbwira isanzure, sibyo? Isanzure, sibyo? Mbwira uko byagenze. Ko mona bidasanzwe byagenze bite? Ibintu ko ndasanzwe mbibona. Wabaye iki? Mike ngewe ikintu narije kukubwira. Ikintu cyari kinzanye hano nuko nshaka ko dutandukana njye nawe. Awiki. Mike ntabwo nshaka gukomeza gukundana nawe. Rwose nshaka kumpa amahoro rwose nkakomeza nkatekana, ntabwo nishaka gukundana nawe pe. Asi uvuga uri seriera? Uri seriye? Ndi seriye. Wese wabaye iki? Iyo mwanzuro nafashe. Ibyo se wabitewe nande byagenze bite? Niko. Oyabwira mugira ikibazo. Ibyo byagenze bite ibyo wabitewe nande? Oyabwira rega mugira ikibazo, sibyo? Ndashaka kumenya ibyo byatewe n'iki. Mike niko nabifashe ni. Oya nyine mbwira. Habuze iki? Babarira umpa amahoro. Nyine mbwira icyatumye bwira gutyo. Mbwira byagenze bite?
njye niko bishaka nyine niko bishaka gute mpamvu ni kuma amahoro kandi namaze gufata umwanzuro njye nta kindi kintu nshaka hagati yacu nawe njye umwanzuro namaze kuwufata habuze iki wabuze iki umukire nkanjye mu by'ukuri wamburanye iki ufite ikihe kibazo se nta kibazo kindi ufite hari ibyo natunganye se hari icyo wari wansaba ngo mbare kukumva se wabuze amafaranga wayabwira niba ari n'amafaranga wabuze sibyo mbwira niba ari n'amafaranga wabuze nta kibazo ngenda guha amafaranga ntabwo nabuze amafaranga sibyo akira ntabwo nabuze amafaranga mbwira niba ari ikibazo cy'amafaranga nguhereze oya fata nta kibazo ntabwo amafaranga yawe ari ushaka Mike akira amafaranga ntabwo nakundanye nawe nyine amafaranga yawe akira ayafata amafaranga ikibazo ni ikihe ntabwo amafaranga yawe ariyo nari nshaka siyo yatumye nkundana nawe ntabwo amafaranga yawe nyakeneye none urashaka iki nta kintu nshaka n'ibyo nta n'ikindi kintu kirenze oya baby nuburetse garuka hano nuburetse wigenda sibyo ntasoni umukobwa nsuzugura amafaranga yanjye mu by'ukuri urambwira ngo amafaranga afite ubwo yaba ari ayo kumara iki mu by'ukuri ku buryo umushenzi w'umukobwa yansuzugura oya rwose yego ndamukunda ariko se ku buryo yansuzugura oya nta muntu w'umukobwa n'umwe wanyanga afite amafaranga ngewe ariko ntacyo mureke ndaza guhangana nawe kandi byange bikunde arababara baby meze neza ubu ndi ku kazi sawa nta kibazo ngaho ngwino wansange mu kanya gato kuko nshobora kugenda sawa ngaho tebuka umeze neza neza nta kibazo wese nanjye meze neza cyagiye naguhamagaye uratinda hano wari ugiye kumbwira ngo ugiye guhita uza byagenze bite hari ahantu naciye niyo mpamvu tuba dufite wari ufite ibintu byo gukora iyi ni ahantu bari bamenye nabanje kunyura ariko ntabwo natinze cyane nawe nta kibazo ntabwo watinze none mbona wishimye ku maso byagenze ndishimye cyane urishimye ndi kumwe nawe wishimye igitabo kigushimishije se iyo turi kumwe mba numva nishimye gute nyine mbere ntabwo nabaga nishimye byagenze gute byagenze gute ukuntu Mike ari umwana mubi ntabwo yamaga umwanya yazaga kundeba yasinze yanywe akijyanaye kucyerekana nacyo umuntu utuka umuntu akunda byabaye ikisemo cyane no kubyumva ujye muri cyangwa umuntu ukamwikundira si gusa uzagushimisha buri kimwe cyose hari ikindi kibazo se ameze neza nta kibazo none se wari ugiye kujyayo nari ngiye kujya ahantu wari ugiye kujya nyine ugombaga kumuha umwanya ngo ngire icyo nshakira kubera ko wari wampamagaye nzi muco mba nshaka kukubwira nuko ngukunda mbona nakumbuye kukubonera sibona nagukumbuye nkumbuye kukubona mba mvuga ati se wiriwe ute nyine mu gihe tukibasha guhura n'ahantu nyine ndajya nanjye nari ngukumbuye cyane umva cyane ariko ubwo wishimye n'ibyo ubundi twahoraga warakaye navuga se uyu muntu byagenze bite kanishaga umutwe cyane kanishaga umutwe cyane umva bimwe bikaze nta byishimo nagiraga aho kwibaza umuntu utinyuka akaza kukureba iwanyu
akagusanga uri mu rugo akaza afite n'icupa ry'inzoga mu ntoki. humura bisi byarangiye ese wiboneye undi mana se yarwaye mwiza witonda umva humura kandi nzagumiza ngukunde sinzakwanga sibyo se rero nshaka kukubwira umva nshaka ngo dupange tujya mu rugo iwacu nshaka kwereka mama nyereka umukunzi sibyo sheri nshaka kunjyana mu rugo nawe ndishimye kumwereka mwiza wanjye umwana mwiza ubundi tupanga no kubana nyine ariho umugisha none sibyo se sibyo sheri biranshimishije cyane wishimye cyane rero ubwo bitinze kugera sibyo ngiye kubipanga ndumva twabipanga nko muri kibazo so umuntu ninde uri guhamagara abantu baba bari gutesha umuntu umutwe si we washaka ngo muri nshaka guha amafaranga rero ugende witegure ugure imyenda myiza uriho n'ibintu uzashyira hejuru so umuntu wamwitabye numva ari guhamagara cyane ntabwo ari menshi ariko nyine wihangane niko nabi wakoze cyane yano ni menshi kuri njyewe maze ariko se nawe uri umukire urakoze pe nta kibazo so umuntu uri guhamagara namwitabye urekana nawe n'intesha umutwe warashatse kuntesha umutwe uri mu ihorere ngaho rero tujya mu rugo nanjye ndebe ko nasubira mu kazi ubundi ubwo turabona tuvugana ariko ibyo bintu bigure vuba kugira ngo twihutishe gahunda ubwo nuva n'uzava mu isoko uzahita umbwira tugutegure turaza kumbwira sibyo ngaho ugenda rero And it feels like you. uriya mushenzi w'umukobwa ngo arihe ibintu byo kunyangara ariko reka nze ndahangana nawe arambona nze nkwereke Hello Jeff biteze urihe se none ko nshaka kuguha akazi ndashaka kuguha akazi donc urabona wa mukobwa nakubwiraga ngo naramuterese aranyaga ndashaka ko ukoresha uko ushoboye kose sibyo mu minota itarenga 30 umunshakire umungezeho hano ahandi kuri cya kizu gishaje hano iwanjye hari tuyadukorera system kuri cya kizu gishaje koresha ibishoboka byose mu minota itarenga 30 ubu mungejeje oya amafaranga ntugire ikibazo amafaranga arahari ikibazo ni amafaranga se ikibazo ntabwo ari amafaranga wowe icyo nkeneye ni n'uriya mukobwa iby'amafaranga byo ntubigire ikibazo sibyo amafaranga yose uri bunce ndayaguha wegera uzanire uwo mukobwa mu minota itarenga 30 ubu mungejeje sibyo ikibazo ntabwo ari amafaranga nushaka n'eshatu ndaziguha miliyoni 2 sibyo n'ibicyo uri kumbwira icyo nkeneye n'uriya mukobwa sibyo genda umuzane handi kuri cya kizu gishaje iwanjye umwe dukorera system urahareba sibyo ibindi bindekera ibindi byihorere sibyo amafaranga yo nta kibazo ndayaguha niba usaba miliyoni 2 ndaguhe 3 sibyo ndaguhe 3 ariko binkorere neza umuzanire mu minota itarenga 30 ndamukeneye ndashaka guhangana nawe sibyo
akazi ugakora neza cyane ntabwo umuntu ukorana ewana kabisa icyo niko nkeneye sibyo dusezeranye ko mu minota 30 uzaba umungejejeho njyewe niho ndi niho mpagaze sibyo we nkorera ibyo ngusabye ibintu byihorere amafaranga ndayaguha pe ndayaguha rwose ikibazo cy'amafaranga cyo ntuhungabane sibyo asante sana yego mbwira ni ukuvuga ngo ikintu nguhamagara kiba cyumvishe ntaba mukobwa ajya ari kumwe n'umusheri we hakurya igihari ni ukugushimuta nta kindi ubundi ibihembo tukabibona angahe amafaranga si ikibazo ubu ngiye gukora ni bosi wa wundi wawe namusabye miliyoni 2 anyemerera iya gatatu akazi tugiye kugakora uriya we yanashiramo n'akandi asante sana ubu tugiye kugakora narede biteze amakuru ki none za kontineri z'amafirigo ntago ziragera muri Majerwa okay sawa byiza cyane kabisa urakoze njyewe shenzi w'umukobwa nkinishe koko ubuse yari azi ko yanshikara njye nta muntu ujya unkinisha ngo bishoboke ntabwo byakunda kabisa nta muntu n'umwe ujya unkinisha ngo bishoboke n'amafaranga mfite si ubwo amafaranga mfite ubwo yaba amaze iki ubuse yari azi ko ntazamufata ariko nawe sha ewana nibyo ndi bumukorere n'Imana yo mu ijuru ibizi tinyuka kankinisha ntasumye ubu yari azi rero ko ntari buze kumufata amafaranga arayoboye kandi akora byose amafaranga arayoboye kabisa genda bakubona ariko mani bose kweli ahubwo uyu bose ari hejuru ziri kongo zirikata yava muntu mwiza uyu bose ari hejuru rwose Buranu besari araje imana ngiye kumutelefona araje ngiye kumutelefona mu kanya gihe gahunda rero ibintu ntangaje nanjye namukora ibintu ntabwo mbikunda kuko ubundi aba yazanye amafaranga tukayakemereraho kare ariko mwana nta n'ikintu yari afite mu telefone sinzi nayo mwatse hano nayirangije ngende ibandije hano nta n'ikintu yari yemeye ko hano ntari nabisoza funga cyane ukomeze ntako shana ariko biretse birwaho arega ni wowe baba wasomye dore waje utananguriye n'icupa
Anagutambara kitonga agatambara hano ndagafite ikibazo ariko utagatambara bose nabari kibazo singiye guhamagara ako bikuragera hano ngo nari namu bose ntabwo ari cyangwa afata kurya kugorora byabindina ntabwo nshaka kambera mu maso nani ntabwo nashobora bira bintu bya gereza kare funga inyuramani ntabwo ajya funga amahero ariko byagenze bite buriya aya bajya kurya ikigori hata impasigira vuba vuba ntabwo nshaka ko ndeba amaso hano twese turaburiza reka ntabwo hamagara bose vuba gira vuba hamagara bose abubita ubusene bwanjye nigendere turi kumvikana bahamagara bose kandi biti ubusene bwanjye niyo ko twamuzanye hari alo bose nta muntu wawe twamuhamugejeje ikibazo dufite ni icy'amafaranga tubukeri byanjye kumva ngo tumanuke tumusange ku modoka twaduhereza yacu byagenze bite ko mbona yatinzera masaje zanga kune namubwiye ko tubahurira noneho byagenze bitera izi saha nimero ye nta nubwo iriho nimero ye yabaye ikivugo ko itanariho ntangiye kubonesha umutwe kabisa uburyo twapanga gahunda akayica se umunsi wo ntabwo byaba ari byo kabisa nimero ze zose ntaziriho mbese nk'ubu nimero aba yayikuye hari mu biti koko turapanze ngo uyu munsi turahura tujya ahangaha dufitanye gahunda umuntu iyo mufitanye gahunda agakuraho telefone aba ashaka kugaragaza iki umukobwa rwose nawe sinzi ikibazo cye kabisa ko twavuganaga telefone ye iriho byagenze bite mana yanjye umuntu se nabonaga ari umukobwa witonda yaba amemukiye aka kanya ko umuntu umuhaye amafaranga ngo ajye guhaha ibintu dushyire mama none ahise ayajyana umenya n'amafaranga yanjye sinyamuhe kuko ubungubu ubu yaraje koko udufaranga nitwo yaza akurikiye muhaye amafaranga ngo ajye kugura ibintu aho kubigura aragiye telefone ayikuye byibuze niyo ari no kumbwira ngo gahunda ndazihinduye cyangwa mfite ibindi ngiyemo ndabikenye mfite koko ko ibintu noneho binshanze none ndamenya mushakira he noneho ubu koko noneho hanze kuremo kadwa
koko nzajya mpora ngaruka ahangaha buri munsi umuntu mbeba ngiye kumara nk'ibyumweru bingahe ngaruka ahangaha simubona kuko mana yanjye amujyanye koko. Umuntu yatagushaka nta nubwo ahamagara. Nongere mpamagare nimero ye numve ko ibaho. Umukobwa yagiye he koko? Rebera n'ubu ntayiriho. Koze ikindi nanjye ngiye kuva inaha nigendere njya ahantu kure buryo nanagaruka nawe azasanga naragiye agashaka akambura kabisa. Ibingibi ntabwo nabivamo. Umuntu wese muzanirirwa muri hano. Bite sha? Amakuru. Ariya ngo waranyanze sha? Ubu wari uzi ko ntazakubona rero. Nta muntu n'umwe ujya unkinisha ngo bishoboke. Wabyumvise? Nta muntu n'umwe ujya unkinisha ngo bishoboke. Akagenda. Nta muntu n'umwe ushobora kunkinisha ngo bimugwe amahoro. Wowe urankinisha n'amafaranga mfite nta soni. Ubu ngiye kugukorera ibintu ku buryo uzicuza mu buzima bwawe. Ngiye kugutwika. Wabyumvise neza? Reka nze naje nkwereke. Wowe uri ibintu byo kunyanga nta soni sha? Ubuze ibintu ngiye kugukorera. Ubu ngiye kugutwika ku buryo ugomba no kwibagirana ku ikarita y'isi burundu mu mateka y'ubuzima bwawe. Uremera kunkunda ngo nkureke? Uremera kunkunda? Ubundi wowe ntanagukunda umwe. Sawa, kanze nkwereke. Uremera kunkunda ngo nkureke njyewe? Kanze nkwereke njyewe. Kanze nkwereke sha. Kanze gutwike nkwereke icyo ngukorera. Wabyumvise neza? Ubundi se wagize ngo ndagutwika ntaramara kugusambanyara? Ntabwo ndi kugutwike ntaragusambanya. Wabyumvise? Ako mayi ntabwo wankorera ibi bintu, ntabwo wabikora. Rebe nuko bikora, wicara ubizi neza, sibyo? Ntabwo nagutwika ntaramara kugusambanya, ntabwo bishoboka. Ntabwo nabikora rwose. Hanze ubundi reka mbanze nkwereke. Nze guhambura sha. Asoma. Ntabwo wankorera ibi bintu Mike, ntabwo wankorera ibi bintu. Kanze aba bantu nabo baba bampamagara ababona uyu mukobwa agiye
uyu mukobwa agiye ibi ntabwo bishoboka umukobwa aragiye ntasomye umukobwa aragiye ariko urabizi reka nzi ngiye guhamagara aba basore banjye ngiye guhamagara aba basore Jisti buriya nagukubita urushyira ukagutaratsa nta n'isenyonyonyoko kuko babucira nta bwenge bagira barabivuze ubwo uhangayikishijwe n'inda yawe ntabwo se warayiriye mbese kuba nshonje ni ikibazo umva nkubwire genda mu nzu uteke urye sikiwe ngiye kari no kuntera umujinya umuntu azajya aba yibereye muri stress mukuru wawe yaragiye ntuzagiye uri kuza uratinda nk'aho waburaye buriya ugira ubwenge Jisti uratekereza buriya niwe wamujyanye se nabwo ahangayikishwa ko nuko mukuru wawe yabuze buriya imyaka ufite ngo nuko ari wowe mutoya ubwo ngubwo uru ruhinja rwo kwirwa rubaza ibiryo ugiye ugateka ukangatwa se ntabwo waba uri umuntu ko gasa gusa karabura kuza kumbaza uko twakongera kujya gushaka mukuru wacu kari kuza kandata hinda buriya nta soni ufite tuyehe niba ushonje ugende mu nzara mw'amateka uteye kurya reke kuza unyara ndashonje mbese njye ko ntazi guteka ninde uri bubiteke Jisti wumva nkubwire witonde utagumya kunyaragura amatwi nkakuziba uri kunyumva niba ushonje ugenda winjira mu nzu uteke ureka kugumya kunyababa isikiwe kantu katagira ubwenge ubundi kavutse nakumariraho umujinya mfite uri kunyumva njyewe utakongera kumena umutwe nuza ukambwira ati muho ko Eline twamubuze noneho dukora iki ko twashatse tukamubura aho ndakumva ariko ibyinda yawe muwe bimeze bite muho sha umva sha muho kutashaka no kumvugisha wowe sha umva uzi ibibazo bya niza telefone hano wanshije wanyumva ariko si ubwo uri kundeba nubwo izi n'ibibazo nagize ibibazo byo kugenda umuntu ugana nawe ukagenda utavuze nta muntu n'umwe ubwiye mbabarira niba udashaka kubyumva ibindi uzaba ubimenya icara hano umbwire telefone
iya sura nta yawe maze igihe baranshimuse ntabwo uzi ibibazo nawe bagushimuse bagukuye bibaza iminsi yose uranyumvira ngo baragushimuse wazi ukuntu twari amajoro ku bwawe nanjye ntabwo ari njye ntabwo uzi noneho sheri twari dufitanye gahunda yo kugenda ntabwo none se we ntiyabuze abafite amafaranga n'amamodoka bafite ibihe bituma gushimuka wambabariye kuko ukanyumva n'iza telefone mbabarira niba ushaka ko tubigendanamo neza icara hano tuganire umbwire basi nta nubwo ushaka kunyumva ngende kukubwira ko bari baranshimuse nanjye ahantu maze iminsi mba ntabwo uhazi ntabwo nanjye nahibonye gutyo njye se ndahazi nawe reba ukuntu umeze none se wowe uyoboye ko nagiye nambara inkweto reka nkubwire njye rwose ntabwo ibintu ndi kubwira shamuhu wambabariye kandi kujyamo ryari konti kavuka so utajya ukagira shamu wanyumva ngende kukubwira ikibazo nawe urabona ari njyewe wishimiye kumera gutya umva nkubwire rimbabarira ntabishongeye nagaturire kimara kiwe wagiye umenya ubwenge wawe ndabona sinzi kabisa shamuhu wanyumva mbabarira mumbabarira ibindi mubireke mbabarira unyumve zishongeye Justina ari kurwaza sha kaza hano kagenda bancisha mwareka kurwana ubu ngubu mwebwe umuntu agize kurara amajoro ko gasa nk'intu wareka umujinya mbabarira inyumvemo babara basiniza telefone banza wumve ikibazo cyanjye njyewe urabona ari njye wishimiye igihe maze ntaboneka reba ukuntu nje meze nk'umusazi uri kumva ameruka koga ryari yewe ni kwibaza ukuntu bagushimuse uri hano bagukuye mu nzu mwahuriye mu muhanda ntabwo navuye hano nkubwiye ahantu ngiye hari ubwo nagiye ntahakubwiye wenda warambeshye ubundi watangiye kubikirara ryari mukobwa kwanza ko ibintu by'uburara ntabukuzeho shamuho mama yirirwa nuka ngo naramurumbiye kumva barumbye bari hano anye muza nagorwa shamuho basi ibyo tubyihorere njye mbabarira untize telefone sheri wanjye amaze igihe yarambuze azi ko namubeshye uri kumva mbabarira ndakwinginze ahubwo se buriya mana ubu ngubu ndamubwira ngo iki koko iminota ibiri ubu umaze guhamagara isuwe yayikuyeho mana ine yaranakwanze shamomba basi mbaza ibindi uraza kubimbaza mu kanya umva eri komana bobo bobo yesu bite amakuru yawe rwose byagenze bite wabaga he ko nakubuze sha ntabwo ubu nabona ikintu nkubwira pe umva narakubuze uzi ibintu byambayeho Irine gabanya uretse nyine bo wifuza kuri mama uzi ibintu byambayeho byagenze gute kugira ngo duhane gahunda ntabwo kunsobanurira yego nari ngukumbuye ariko nanjye ndi mpamvu n'agakoresha ariko ntabwo umuntu ushobora kuguhiga icyumweru kimwe cya kabiri cya gatatu bikaba bigeze hano ndakwinginze mbabarira unyumve narakufarashimu mbese ubundi kuje wirukanka umeze kuriya byari byagenze bite nari narakubuze rero ndi kugushakisha wari waramburiye ese ko twahanye gahunda ubizi gahunda tutagifite umva nanjye gutyo ndeba naje ejo nibwo nageze mu rugo nza kugushakisha ku kazi ndakubura uyu munsi nari mvuze ngaruke kureba ko nakubona njyewe uzi ukuntu hano ngaha niho habaye akazi kanjye niho habaye mu rugo ndahirirwa nkaharara we byagenze mbabarira oya ntabyo kunsaba imbabazi mbabarira unyumve nanjye baranshimuse sheri ni ukuri baranshimuse wese byagenze bite ngo bagushimure tugende njye kugusobanurira ubundi kumva nta mutima mfite ntabwo nawe ngaho wiye sibyo ngaho wiye ngaho wiye ngaho tugenda tugende mu rugo ujya kunsobanurira tugende njye kunjye ntabwo bibyumva nyine ni uko byagenze ibyo bintu byose byambayeho ntabwo nakubeshye pe nanjye byarantunguye none se reka mubaze uburyo Mike
umuntu ufite amafaranga angana kuriya, umuntu w'umukire agufata waba agushimira agushaka hirya. umva nanjye wumve ngo sinzi ikintu yarashatse kugeraho, ariko uzi ko aragiye no kumfata ku ngufu. Amahirwe nagize ni umuntu wamuhamagaye kuri telefone, amuhamagara yari amaze kumpambura akaboko kamwe, ndirukanka ndatoroka. Ntabwo ibyo bintu ndi kubyumva kabisa. Umuntu njyewe mara kuguha amafaranga agende kuri ibintu tugenda dushyira umukecuru, mwaguhamagara fone umunsi wa mbere iri buroke, umunsi wa kabiri iri buroke, nashaka gushimusa na fone arayikwaka. Ese hari iyo ufite? Ubu ngubu nta kintu na kimwe mfite, telefone barayijyanye, nayo amafaranga wampaye nayo ntayo mfite. Nabonaga ari abagabo nta nubwo nigeze mbareba mu maso, bari bipfukapfutse, banjye ari abo yatumye. Mubwiye ukuntu byagenze, bamuhamagaye kuri telefone agiye kwitaba, ndamucunga, Imana iramfasha ndihambura, nari mfite ubwoba bwinshi cyane. Sheri nyumva ni ukuri niko bimeze, ntabwo nakubeshya, ni ukuri Sheri mbabarira unyumva. Ubwo ngubwo umuntu ugukorera ibintu nk'ibyo urumva yabigukorera wenyine, mbese umukobwa wese umwanzi azajya amushimuta ajya kumufata ku ngufu. Mike ni umugome uko umureba, ariko uzi ibintu yari afite, amatabi, inzoga, umva yaraje akajya abimenaho, arangije agiye no kuntwikuza ubugome afite, ari amafaranga ye ntacyo azamumarira. Ariko uzi ko ari amafaranga ashobora kuba afite, ashobora kuba ari nayo yakuye mu bwicanyi utamenya. Umuntu muzima afata umuntu w'umukobwa w'igitsina gore akavuga ngo agiye kumutwika, akanga amufate ku ngufu. Yari agiye kuntwika bya nyabyo, nanjye mbona bindagiriyeho, ya Mana itabara umuntu. Tujye kumutangira ikirego, ugafasha basi, tujye kumutangira ikirego, kuko uwo muntu wese niba agukoze ibi ngibi muhuye noneho yagukorera, niyongera kugufata nk'umuntu badatuje niba wamucitse. umva sinzi ukuntu ameze ubu ngubu, ariko nari mfuye, nahoraga nahangayitse nibaza ukuntu uri kuntekereza. Ni ukuri nanjye nagutekereje nabi, ariko mbabarire, urambabariye. sibyo tugiye kugenda njye kuri polisi mutangire ikirego, ubundi bamukurikirane. Wenda ubugenzacyaha nibumubona ibintu tumushinja bimuhama bazamufata, kandi ndabizi neza ko adashobora kuba ari icyo cyaha cyonyine akoze, ntabwo babura n'ibindi bintu yakoze wenda babuze ko bamufata, ko abantu baba bararagonze. Urakoze rwose. Ngaho ngwino tugiye kugenda nonaha, duhita tunyura kuri polisi tumutangire ikirego bitinda. urakoze cyane, urakoze. Ndabatugenza ndagukunda. Ngaho sika rero. Yes, Mike. Yes. Turi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Urafashwe aka kanya kubw'ibyo ushinjwa cyangwa se ukekwaho gushimuta, gukubita no gukomeretsa. Kugereza ibyo ngibyo urabisobanura imbere y'ubugenzacyaha. Oya bana, ibyo ngibyo urabisobanura kuri RIB kubera ko tuje tugenda bari kudukereza. Ikibazo kigenda gute? Ntabwo uri hejuru y'amategeko. Tugenda. Ikigaragaza ko nabikoze ni ikihe? Hari aho byanditse. Uri kubikekwaho ubuyobozi bwatumye, tugende uzabisobanura imbere y'amategeko mu gihe bigaragara yuko nta cyaha wakoze. Ahantu tugusanze n'akazi bigurira hehe? Ariko ikibazo mutera iki? Tugende bana. Cyane tugende. Urabisobanura imbere y'amategeko.